kuba ba Meddy na ba The Ben bakoze umuziki imyaka irenga 13 bishatse kukwereka yuko imiziki bakoze cyangwa akazi bakoze gafite ireme ku ruhando mpuzamahanga muri rusange. Yewe ndaturetse ya matika ari ku mihanda aha bavuga ngo The Ben gutya na gutya ngo bashaka kwica igitaramo cye, koko niba ari byo abo bantu baba bashaka gusubiza umuziki nyarwanda inyuma, niba dufite umuhanzi nka The Ben ukora biriya bintu mu gihugu cy'abaturanyi bakamwakira muri buriya buryo. Ibi byose byadushimisha turi kubona na Bruce Melody na Ben bari gukora, bari gufatanya cyase bari gushyigikirana, kuko bose ari abantu bafite brand zimeze neza hanze aha, aho kugira ngo twubake ikintu gituma batandukana, ahubwo twubake ikintu gituma bagira ute bafashanya. The Ben umuhanzi mwiza, Bruce Melody umuhanzi mwiza, ibyo aho bakoze hose ubona bagize ute bapushinga ibintu. Naho kuvuga ngo ugiye gukora ikintu gituma Bruce Melody na The Ben batandukana, aho waba uri gusubiza umuziki nyarwanda inyuma. Kugenda ukavuga yuko Emmy amwanga, no kuvuga ngo yafashe public yose ayimenyesha yuko hari umuntu mwanga. Sofa uratekereza ikintu gikomeye yakoze Melody ni ukugenda akavugira kuri biriya bintu kuri la platform ikomeye ikurikirwa n'abantu benshi cyane, kandi nawe ubwe atikuyemo akurikirwa n'abantu benshi cyane, akavuga yuko Emmy Rwanda mwanga nk'umuntu biri kubaha ibyo bintu byo kuba yarasambanyije umwana uri munsi y'imyaka 18 arakere wo muri Amerika. Ubu ngubu byatumye anahabwa igihano kiremereye cyane, ariko ntago wajye gucreatinga bifu umunyamakuru n'umuhanzi bafitanye amakimbirane, umuhanzi ukomeye n'undi muhanzi bafitanye amakimbirane, ngaho bari kugenda bashaka kwica ibitaramo by'abandi n'abandi bashaka kwica ibitaramo by'abandi, ngaho bamwe ari gushaka kugaragaza ko barenze abandi. Ibyo bintu abantu babikora, abo bantu bari kwica showbiz nyarwanda. Reka twongere tubashimire cyane mwebwe mwakoze subscribe kuri Washington Entertainment TV nk'ibisanzwe, kumwe nanjye Pride kugezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Nizere yuko aho muri mwese umeze neza, bari ahantu hagiye hatandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye cyane, bari Burayi, bari muri Amerika, muri Aziya ndetse muri Afrika muri rusange. Mwebwe mudukurikiye aho muri hose, nizere yuko mumeze neza cyane. Ibiganiro byinshi bitandukanye nk'uko tubibagezaho, tubagezaho amwe mu makuru y'imyidagaduro, tukabagezaho n'izindi update story bitewe n'ibigezweho kanya ariko bivugwa mu myidagaduro. Ubwo rero ni iki kiri ku mihanda, ibintu biri ku mihanda cyangwa se ibintu biri kuvugwa cyane muri showbiz, ibintu bitandukanye cyane. Nabonye mu Burundi kabisa umusaza bita The Ben yakoze agashya. The Ben umwe mu Mugisha Benjamin cyangwa The Ben ni umwe mu bahanzi nyarwanda bafite izina rikomeye muri East Africa ndetse mu karere muri rusange, afite izina rihambaye rikomeye bitewe n'indirimbo yagiye akora cyane ibikorwa afite muri muzika. Ariko noneho byaje kuba bitangaza abantu benshi ukuntu yakiriye Burundi nk'umwami. Wagira ngo The Ben abarundi koko bamugaragarije igikundiro cyinshi cyane giteye ubwoba, kuko nk'ibintu nk'ukuntu babonye ukuntu bamwakiriye abantu benshi bavuze se umuntu bita The Ben cyaba ari kuri kiriya kigero. Video muri kuzireba hasa abantu benshi batatinye no kwandika inkuru cyangwa kuvuga inkuru, bavuga yuko yakire nk'umunyacyubahiro ukomeye cyane. Ibi byose rero bitwereka aho muzika nyarwanda ikomeje kuzamukira cyangwa se urwego ikomeje gutera ku ruhando mpuzamahanga. Kuba ba Meddy na ba The Ben bakoze umuziki imyaka irenga 13 bishatse kukwereka yuko imiziki bakoze cyangwa akazi bakoze gafite ireme ku ruhando mpuzamahanga muri rusange. Nkuko muri video zasakaye ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bakomeje babigarukaho bibaza se umuntu bita Ben abarundi koko ni gutya, ntago abantu bari biteze ko ari muri buriya buryo ashobora kwakirwamo. Twabonye nka Bruce Melody agiye Burundi, baramwakiriye ngo bamwereka yuko ari umuntu watara, ariko ntago bigeze bamwereka urukundo cyangwa ntago bigeze bamwereka ukuntu bari bamwishimiye nkuko The Ben byagenze. Muri kubona kuri izo video, urebye abashinzwe umutekano bari bahari, imodoka zari zimuherekeje, Big Fizzo na Basadbi n'abanyamakuru nka barandiri promoter bakomeye hari mu Burundi bariyo, ubona yuko ari ibintu bimeze neza cyane. Rero ni muri urwo rwego byagaragaye yuko umuhanzi The Ben
ari igisobanuro ku muziki nyarwanda, ibyo wakora byose wabyanga wabyemera. Si ibyo wenda turetse ya matika ari ku mihanda aha bavuga ngo The Ben gutya na gutya ngo bashaka kwica igitaramo cye, koko niba ari byo abo bantu baba bashaka gusubiza umuziki nyarwanda inyuma, niba dufite umuhanzi nka The Ben ukora biriya bintu mu gihugu cy'abaturanyi bakamwakira muri buriya buryo, ibyo ni ibintu rero umuntu wavuga ngo niba koko binahari, umuntu waba ushaka gusubiza inyuma ibikorwa bya The Ben yaba ari gusubiza inyuma umuziki nyarwanda muri rusange. Ndatekereza ari nako kantu kabaye saga kugera itariki ibintu bikimeze neza, Ben hafite igitaramo, ibintu bimeze neza cyane, imyiteguro imeze neza. Twabonye ibitangazamakuru mu Rwanda byamusanze bigiye kureba ese noneho iki gitaramo cya Ben kiragenda ute. Shimira cyane bimwe bitangazamakuru bikomeye hano mu Rwanda byabikoze, n'abandi banyamakuru batandukanye. Abanyamakuru nagiye mbona navuganye nabo bari bambwira ukuntu ibintu bihagaze, numva ni ibintu bimeze neza cyane. Abanyamakuru b'imyidagaduro hano mu Rwanda, so ubona yuko nyine ari ikintu bakreatinze kimeze neza, bakreatinze ubumwe. Team yateguye cya gitaramo cya The Ben ndetse n'itangazamakuru ryo mu Burundi ndetse n'itangazamakuru ryo mu Rwanda, ubona harimo contact, ubona harimo connection cyangwa se guhuza ibintu byabo bakabikora mu buryo bwiza. Ibi byose byadushimisha turi kubona na Bruce Melody na Ben bari gufatanya cyangwa se bari gushyigikirana, kuko bose ari abantu bafite brand zimeze neza hanze aha, aho kugira ngo twubake ikintu gituma batandukana, ahubwo twubake ikintu gituma bagira ute bafashanya. The Ben umuhanzi mwiza, Bruce Melody umuhanzi mwiza, ibyo aho bakoze hose ubona bagize ute bapushinga ibintu. Naho kuvuga ngo ugiye gukora ikintu gituma Bruce Melody na The Ben batandukana, aho waba uri gusubiza umuziki nyarwanda inyuma. Dukomeje ku nkuru ya Bruce Melody hari muri iyi minsi, ni amakimbirane y'umunyamakuru Emmy Rwanda ukora ku gitangazamakuru gikomeye hano mu Rwanda ndetse na Bruce Melody. Ibyo byose biva ku nkuru Emmy yari ari gutunganya nk'uko yabitangarije kuri icyo gitangazamakuru akoreraho. Hari inkuru yari ari gutegura, bivuga yuko iyo nkuru ariko yari gukora kuri Bruce Melody bitewe n'ibyo iyo nkuru yagarukaga kuki. Mu 2015 Bruce Melody yateye umukobwa inda, icyo gihe bibasaga ikomeye mu itangazamakuru muri rusange. Icyo gihe umukobwa yagiye no kuri studio bita Igitangaza yo Bruce Melody yari afite icyo gihe, agiye kureba Bruce Melody kuko yari yaramuteye inda. Icyo gihe n'ibitangazamakuru yewe byahuriye n'uwo mukobwa, icyo gihe habaye isaga ndende, havugwa ko icyo gihe Bruce Melody yaciye mu gikari agacika. Ayo ni amakuru. Birangije nyuma yaho byaje kubasaga birarangira, barabivuga, akora n'indirimbo nyinshi cyane. Umutwe buriya ngo yayikoreye hasohoka umutwe, bivuga yuko yayikoreye uriya mukobwa bitewe n'ibibazo yararimo, conditions zararimo. Ariko abantu baza kuvuga ngo ese Bruce Melody yagize depression ingano nicyo kibazo afite kiri gutuma asohora izi ndirimbo zimeze gutya. Bibaho ngaho biraceceka, itangazamakuru rigira ute birarangira. Umukobwa asa nk'ubuze nyine, asa nk'ucecetse, na Bruce Melody birarangira. Bibaho akomeza gukora imiziki atera imbere akubita hits zitandukanye. Gusa biza kuzukira ku kiganiro kimwe Bruce Melody yakoranye n'umwe mu banyamakuru bakomeye hano mu Rwanda, akorera kuri chaîne ya YouTube nayo ikomeye hano mu Rwanda, avuga ko Emmy amwanga. Ibyo byose byaje kuba bigera kuri Emmy nkuko we yagiye abyitangariza, no kuri cyane ikiganiro yagiye akora kuri icyo gitangazamakuru n'umurakorera, akubwira yuko Bruce Melody bahoze kera bafatanya mu bikorwa byari byo byose, akamufasha mu gupromoting ibihangano bye, mu kumukoraho inkuru bisanzwe, yasohoye indirimbo akabivuga. Ariko nyuma umwana waje kuzamo agatotsi, Emmy atangiye noneho kuzana ya nkuru ya wa mukobwa yateye inda,
ariko kuba yaratewe inda sicyo Emmy yarari, sicyo Emmy yashakaga kuvuga n'ubundi ko ibyo ngibyo byari byaravuzwe, sinacyo yarari gushaka amakuru. Ahubwo haje indi nkuru nshya yuko uwo mukobwa yashakaga ubutabera, kandi uwo mukobwa ko yaba yarakora ihohoterwa akaterwa inda imyaka ataruzi imyaka y'ubukure, kuvuga 18. Emmy nkuko agenda bisobanura havuga yuko uyu mukobwa baganiriye akamubwira yuko igihe yaterewe inda n'igihe abyara icyo gihe nta myaka 18 yari afite. Ariko ibyo ngibyo Emmy yakomeje avuga yuko yarakiri gutohoza, ariko kubera umutima ubyimbye avuga yuko Melody yamwangishije abantu. Melody ni umuntu ufite fan base nini cyane, ni umuntu ufite abafana benshi, kugenda ukavuga yuko Emmy amwanga no kuvuga ngo yafashe public yose ayimenyesha yuko hari umuntu mwanga. Sofa uratekereza ikintu gikomeye yakoze Melody ni ukugenda akavugira kuri biriya bintu kuri la platform ikomeye ikurikirwa n'abantu benshi cyane, kandi nawe ubwe atikuyemo akurikirwa n'abantu benshi cyane, akavuga yuko Emmy Rwanda mwanga. Ibyo ngibyo ni ugucreatinga conflict hagati ya fan base ya Bruce Melody no kumwangisha Emmy Rwanda. Niyo mpamvu Emmy nawe yavugaga n'agahinda akavuga ati ibi bintu byandenze ni nko kunyica mu mwuga, no kunyangisha abantu uko ibyo nkora bitari professional, nta hantu bihuriye. Emmy yakomeje avuga ko ibyo ngibyo Bruce Melody yamukoreye, niyo mpamvu yasohoye ibi byose avuga icyo bapfa. Avuga ko Bruce Melody nta kindi bapfa, ahubwo hari uko wenda ashobora kuba yaramenye yuko iyo nkuru ari gukora ishobora kumurangiza kariyeri ye, iyo ikaba yatuma anagana mu nkiko. Kandi icyo cyaha ni gato, icyo cyaha ni icyaha kidapfa gusaza, gutera inda cyangwa kuryamana n'umukobwa utaruzuza imyaka y'ubukure. Nk'umuntu biri kubaha ibyo bintu byo kuba yarasambanyije umwana uri munsi y'imyaka 18 arakero muri Amerika, ubu ngubu byatumye anahabwa igihano kiremereye cyane. Ibyo byose Bruce Melody buriya niho hantu yamenye ko ibyo bintu biri gukorwa. Ubundi hari icyo bita update story, nicyo bita featured story. Update story ni inkuru igezwa ako kanya, naho inkuru Emmy yari ari gukora ni featured story, ni inkuru icukumbuye. Ntago ari ikintu Emmy yari guhita yirukankira ngo ahita agira ute, ngo ahita asora ako kanya. Nibura Bruce Melody yari kuvuga birabe ari uko amaze kubona inkuru imaze gusohoka. Naho kuriya yabikoze ntago byagaragaraga neza, kuko Emmy ubwo wasanga nawe hari ibyo yabanje kumubaza kuko uri gukora inkuru icukumbuye ugera ku mpande zose, wirinda gusohora inkuru utari wayifatira ibimenyetso, utari wamenye amakuru ayerekeyeho ku buryo umenya yuko ibyo bintu koko ari ibyanyabyo. Nibyo Emmy yararimo. Noneho Emmy anatangaza yuko we yahisemo kuvuga ibi bintu abonye hari aho bigeze, yuko abonye yuko bimurenze muri rusange. Aravuga se uyu muhanzi ufite public ingana gutya ushaka kunyangisha abantu be, ndetse akananyerekana muri society yuko ibyo nkora bitari professional, ibi bintu bigenze ute? Niyo mpamvu yahise anakora ikiganiro kabisa, ikiganiro gishariye kirimo ukuri kwinshi cyane. Ariko Emmy nawe ibintu yakoze ntago wajya kuvuga ngo ibyo bintu nibyo koko, ukajya no kuvuga ko biriya bintu byajyana Bruce Melody muri RIB. Ariko ibi byose ni ukuvuga ngo biriho, ibi ngibi bikwereka uburemere bifite, aho umunyamakuru ushinzwe gupromotinga ibihangano cyangwa se imiziki nyarwanda muri rusange agirana amakimbirane n'umuntu ushinzwe kubitanga ariyo Bruce Melody. Umwe ashinzwe guproducer, undi ashinzwe gupromotinga akanabigeza kure. Ese koko birakwiye ko muri showbiz nyarwanda cyangwa se mu myidagaduro nyarwanda muri rusange natubona ibindi bihugu birashyigikirana haza Nigeria bashobora gucreatinga beef wenda Davido na Wizkid ni showbiz yego, ariko beef bidafite icyo yatwara, beef bidafite icyo yakwangirizaho kuri buri muntu mu nyungu ze. Ariko
ntago wajya gucreatinga bifu umunyamakuru n'umuhanzi bafitanye amakimbirane, umuhanzi ukomeye n'undi muhanzi bafitanye amakimbirane, ngaho bari kugenda bashaka kwica ibitaramo by'abandi n'abandi bashaka kwica ibitaramo by'abandi, ngaho bamwe bari gushaka kugaragaza ko barenze abandi. Ibyo bintu abantu babikora, abo bantu bari kwica showbiz nyarwanda kandi bari kwisubiza inyuma, kandi twe dushaka ikintu giteye imbere. Ikindi, habeho communication hagati y'umunyamakuru n'umuhanzi. Ibyo bibazo byose bigenda bigafata urundi rwego, abo bantu bose atari uko badahari, baba bahari, ahubwo hari igihe contact umuntu avuga ati se ibintu ndi kumva iwawe byifashe gute, akanagukupa rimwe na rimwe cyangwa se akanakubloka, ntugire ntubashe kuba wamubaza inkuru, ugasanga ukoze iki kintu asavuga baranyanga, kandi se wigeze uboneka. Icyo nzi cyo Emmy ntago wamubaza niba umubajije, ntago yakubwira yuko atigeze avugana na Bruce Melody cyangwa atashatse kuvugana n'abamureberera inyungu nyine ze muri rusange, management team ya Bruce Melody. Ashaka kuba yashatsemo makuru akwenda bakayamwima cyangwa se bakamugaragaza gati ese ntibibaho. Nta banyamakuru bamwe na bamwe ujya wumva bavuga ngo twege twagiye koza uyu muntu cyangwa management team twagiye kwibaza amakuru, baradutsembera. Aho rero ni hahandi ubona inkuru yaje gutyo, umuhanzi avuga baranyanga, ibintu bamvugaho barambeshyera, ABCD. Icyo bita lack of communication nicyo kintu cyishe showbiz nyarwanda, kudahuza ngo twumviye ko turi gusenyera umugozi umwe. Ibyo bintu ntago ari sawa, nta ruhande mbogamiyemo ngo ibyo bya team B&B, ibyo bintu bifite ni ideology mbi. Umunyamakuru umwe yagiye aravuga yakubira nta nubwo n'umunyamakuru, ntago ari professionalism, ntago bibaho. Ni gutura umunyamakuru The Ben, turi kwishimira abanyarwanda twese n'abarundi muri rusange, yabikoze mu Burundi, yakoze ibintu bishoboka, yakoze ibintu bitari byakorwa n'umwe, nta n'umuhanzi wenda nk'umunyarwanda bajya mu Burundi ngo abikore. Turi kubyishimira, we appreciate him, ariko ukaza uvuga yuko ati ibyo yakoze biriya nta kigenda, ati ntacyo bivuze, ati ukagenda uvuze kuko ufollowingwa n'abantu barenga 100,000, abantu bose commenter n'abantu barenga 200. Ibyo bintu byawe ugiye kunyanyagiza mu bantu bitubaka abantu, nubwo ndari igitekerezo cyawe ufite uburenganzira bwo kuvuga, ariko nubwo nta wagakwiye gukontrola ibintu wajya kuvuga. Ntago ngiye kuvuga ariko wigaye, ugiye kuvuga ngo Bruce Melody nako ngo Bruce Melody ngo Bruce ngo funga macho ngo funga macho ngo nashagi ngo kabisa ngo iyo ngiza abikora, ngo naho ngo wowe ibyo bintu uri gukora i Burundi ngo nta hantu bivuze, ngo nta hantu ngo nta kintu bivuze, ngo Big Fizzo ngo nubundi ngo ni Big Fish ngo turabizi, ngo ariko ngo niyo mpamvu ngo nabasatbi ngo basatura amabafre ngo iyo utabitwaza ngo nta kintu ari gukora mu Burundi. Ibyo Range Rover yawe ngo yashaje, ngo ufite amapine ashaje, ngo wahaye ibyo bintu nubwo kankubwire uri kwiyumva, ariko ntago ubwo ngubwo ntago ari kwa showbiz. Nta nubwo wanavuga ngo uri umunyamakuru mu gihe ukibogamira ku ruhande ukirwa. Umunyamakuru ntago ari umucamanza, ntabwiye ko umunyamakuru ntago ari umucamanza. Umunyamakuru ntago ari umuntu ubogamira ku kintu runaka, ntago agaragaza feelings ze mu mwuga. Umunyamakuru ni umuntu ugomba gutangaza inkuru. The Ben yakoze iki cyabaye, ese icyo kintu abona ari ikintu kiri busigire rubanda. Uzi ko nugiye gukora inkuru utekereza kuri public, kavuga public iyi nkuru aba bantu irabamarira iki. The Ben yakoze ibintu byiza byo gufasha abantu muri rusange, yego urubuhaye urugero n'abandi bafana be bamukurikira bakora ibintu byiza nka hakurifasha. Ugiye kuri Instagram zikukurikirwa n'abantu benshi, uragiye urihanagaza postinga amagambo apfobya ibikorwa bya The Ben Burundi ngo uri umunyamakuru gusa. Nubwo wenda nk'abanyamakuru muri rusange n'abahanzi muri rusange tugiye communication, nta mpamvu yo gufata tukaryana. Nta n'umunyamakuru akwiye kuvuga nabi umuhanzi ngo ushake kuzana mu bintu bya ABCD ibyo yakoreye iyo ngiyo, ngo uzane ngo ushake kuzanamo ubuzima busanzwe. Fata ubuzima bwa showbiz ubikureho amakuru, ariko ubuzima bw'umuntu busanzwe aho ubushatse kugaragaza ibindi bitekerezo bitari byiza muri rubanda kabisa. So icyo nasaba abanyamakuru muri rusange, nyaboneka aba managers b'abahanzi, abanyamakuru ndetse n'abahanzi muri rusange, twige kubwira abahanzi bacu ibyo bagomba kujya kuri public bakavuga.
kuko hari amakuru ababitswe menshi cyane y'ibanga, hari amakuru menshi ababitswe y'ibanga ataba ari ngombwa kuyasohora, kuko baramutse bayasohoye nk'umuhanzi hari inkuru ushobora kuba ubitse ye nk'amavideo runaka ubitse, uramutse uyasohoye si ubwo yajyahe. Ariko ibyo ngibyo ntabwo ari ngombwa, ibyo ni ibintu biri personal, ibyo ni ibintu biri mu buzima bwe bwite bidafite aho bihuriye na showbiz. Ahubwo nk'umuntu ujya mbona ngo umuhanzi ngo yasohoye indirimbo nshya ngo yitwa ukunuko, iyo ntabwo ari inkuru, iyo ntabwo ari inkuru pe. Kwandika ko umuhanzi yasohoye indirimbo unoze ni inkuru gute n'ubundi kandi ariko kazi ke. Ahubwo inkuru nuko atasohoye indirimbo kandi tuzi ko ari umuhanzi agomba kuduha imiziki myiza. Tukandika ati dushobora kuvuga wenda dufate The Ben, dushobora kumwandika tuvuga ati ariko ubundi The Ben ko maze umwaka wose ataduha indirimbo bimeze ute, indirimbo bimeze gute ko daheruka gusohora indirimbo. Iyo niyo nkuru. Ntabwo inkuru ari ukuvuga ngo Ben ngo yasohoye indirimbo cyangwa Bruce Melody ngo yasohoye indirimbo. Ahubwo inkuru ni iyi. Inkuru dushobora kuvuga Bruce Melody umaze amezi 6 adasohora ari hehe, adasohora indirimbo ari hehe. Ibyo ngibyo tugomba abanyamakuru dukora ibintu kinyamwuga, n'abahanzi dushaka uburyo kiduha amakuru, abanyamakuru bayatangariza rubanda. Nta kintu cyo kuvuga ngo wowe ngo hanyanga ngo muzane ibindi bintu bisanzwe biri aho ngaho ngo mu creating ngo team BNB ibintu nubwo waba uri umunyamakuru, nubwo waba ukorera igitangazamakuru gikomeye gute, ukaba uri muri ibyo bintu, nta bunyamwuga burimo kabisa. Yes, mureke bashimire cyane mwebwe mwari mukurikiye iki kiganiro cyangwa se mukomeje gukurikira ibikorwa bya World Entertainment muri rusange. Ko nyaboneka babwire yuko wowe ushaka gufata amavideo meza, amafoto meza mu bukwe bwawe, ushaka ko dukora ama live streaming, ibikorwa byawe byose bikanyura imbona nkubone ku bantu batari aho ngaho, ibyo byose turabikora kabisa. Ni kuvuga ushobora gutegura nka birthday cyangwa se wenda nk'umubatizo, ariko nk'abantu ushaka kubira ikintu kimwe n'ubukwe, ariko nk'abantu ushaka kubwereka bakaba ari nko muri Amerika cyangwa bari nk'ahantu kure batabasha kugera, aho ngaho rwose turabikora bakabibona nk'abahibereye kabisa. Live streaming turayikora cyane kandi ku giciro cyiza pe. Wowe waduhamagara kuri izo nimero uri kubona aho hasi, cyangwa se ukadusanga Nyamirambo Kivugiza neza niho dukorera, tukakuyobora twabwira ati ngwino tugukorera ibintu muzemera ryahari. Ibyo nibyo ariko dufite ibikorwa byinshi cyane, dufite amastudio, dukora sound recording. Umuntu ushaka gukora ama advertisement turayakora, ushaka gukora publicity nziza cyane turayikora imeze neza mu buryo bw'amajwi n'amashusho, ushaka gukora indirimbo, ama video, ama audio, izo services turazifite hano nka World Entertainment, byose tubigufashamo. Kabashimire cyane wari kuri Najya Pride. Ibiganiro nk'ibi ntakagaruka, ariko nyaboneka twige kubaho n'ukubana, bagenzi banjye. Reka mbashimire cyane mwari munkurikiye muherereye impande enye z'isi. Ndabwire yuko nabashishikariza guhora mukurikiye ibiganiro bya World Entertainment muri rusange. Amahoro y'Imana bane nawe.